bana nanjye mu kiganiro tuganire ku mashyuza. Amashyuza uraza kumenya inkomoko yayo, umenye bimwe twaganiriyeho, umenye impamvu Imana yaremye ibintu bimeze gutya. Aya ni amazi arimo atogota, ni amazi y'amashyuza. Ubwo natembereye mu karere ka Rusizi mu kibaya cya Bugarama mu murenge wa Nyakabuye, nibwo nabashije gusura aya mashyuza. Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe kandi wowe yikanze wigukanda kunzogera. Iyi video ni gushimisha ukanda like, nitagushimisha wikomereze. Utere comment utubwire uko wabyumvishe, uko wabiziho. Reka tugaruke ku mashyuza. Amashyuza ni amazi Imana yaremye, gusa mu bo twaganiriye batubwiye ko aya mashyuza ni ikirunga cyapfubye, kimaze gupfuba kibonekamo ibintu bimeze gutya. Urabona ko hano haturuka gaze. Aha niho gaze izamukira, abantu benshi cyane barahatinya, ndetse ushobora gusanga uhagaze igihe kirekire wabasha kugira isereri, ugatangira kumva uri kuzengererwa. Ubwo uhita amenya ubwenge, uhite ko uhava ushiduka wapfuye, ntago umenye ko byagenze. Urabona ko amazi arimo aratogota. Mu by'ukuri aya ni amazi ashyushye. Ese ibi wari ubizi? Nuko twakomeje gucukumbura tubaza ibijyanye n'aya mashyuza, batubwira ko ubundi iyo biza gukunda, iyo Imana ikiza kubikunda, kino kirunga ntigipfube. Ubu ngubu nta bantu baba baturiye hano hantu. Aba ari ahantu harinzwe cyane, ari ahantu hiyubashye. Urabona ko aya ni amabuye yabaye gutya. Uyu ni umusozi muri make abantu bamburiraho bagiye koga. Nubwo bimeze bitya, aya mashyuza si ukuyanganaga, kuko mu mwaka ushize aya mashyuza yaragiye. Aya mashyuza turimo tureba ni make cyane yasigaye ku yari ahari. Nakomeje gutembera cyane, urabona ko harimo intare zigiye zitandukanye, harimo amazi atogota, aho usanga abantu benshi cyane bajya koga, kandi bivuga ko aya mashyuza ari umuti. Mbere na mbere kanda subscribe, like na comment kugira ngo video zacu uzajye uzibona buri ko twauploadinze. Uyu munsi nibwo rero twahuye na bamwe mu bantu bari barimo koga, batubwira uburyo aya mashyuza ari amazi meza cyane, ari umuti ku mavunane no ku barwayi rubagimpande. N'amazi bifashisha bari gukanda imvune, n'amazi ashobora kugukanda ariko si meza ku jamaramo igihe kinini. Urabona ko aba ni abantu barimo boga. Uyu musaza avuze amwe mu magambo wenda mwumvishe, ariko mu by'ukuri amashyuza nicyo kintu gikomeye cyane dufite, ndetse mu Rwanda kiri hake cyane. Reka dukomeze gutembera. Twakomeje gutembera, reka mbereke hamwe mu gace kagize amashyuza abantu benshi cyane mutarasobanukirwa. Aha niho isoko ya sima nyarwanda ituruka, benshi tuzi nka Simirwa. Bana nanjye ukande subscribe, like na comment. Mu kiganiro cy'ubutaha uzabashe kumenya neza inkomoko y'iyi soko ya sima nyarwanda benshi tuzi nka Simirwa. Nishani TV Promotion, naho ubutaha. Kanda subscribe, like na comment na sharing.